amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabasuje abakunzi ba Macyusa mwese mukunda kurenza y'umusaraba ndavuga ko uno munsi muri iki gitondo nahuye n'ibyishimo byinshi kugenda urera mu Macyusa ndumvisha umutima wanjye unyuze mama aramukunda abavandimwe baramukunda ewana namubonye ni umumama mwiza ko tumubona muri filime ni nakameze mwiza cyane ndamukunda cyane mwese bamukunda mwese mbifurije yo urakoze cyane mama hanyuma babwire bajye no kuri channel Mama Zulu official baje barebe uwo mubyeyi uri muvuga w'umwana mwiza kandi nize kurana nigisha gukora mayonnaise mu magi ndimu ibintu bya byose ndabikurikirana mujye mukurikira kuri channel official. Okay hanyuma se untumye kuri nde bari abakinnyi bo mu nzire musaraba ninde iribagiza mama nuza nzababwire ngo iki rero wabwe ndabakunda cyane ndakurikira filime zabo buri munsi kwisohotse banegeye nshaka kuyireba uko bigenda bihinduka iribagiza umwihanganije n'ababyeyi be narugiye mu mugire yisubireho ibyo gukora ubugoma bikora bivanemo. Okay murakoze cyane urakoze nawe Imana iguhe umugisha. Yes bakunzi ba Mama Zulu rero murabona ko rwose uko video yatangiye ni ukubereka uko umutobe ukorwa. Murabona rwose ko niyemeje kuzajya mbagererayo abantu benshi cyane tuvuge nk'abana bakiri batoya bo muri vision batazi eske umutobe uva hehe ese bigenda gute kugira ngo umuntu abone umutobe cyangwa se abana bavukira hanze mu mahanga abana baba diaspora muzi ko akenshi bataba bazi rwose ibintu bya kinyarwanda. Ni muri ubwo buryo Mama Zulu niyemeje kuzajya mbagira ahantu hose narabyemeje kugira ngo njye mbagirayo mbereke iby'iwacu. Yes aha rero ni icyaro nasuye kugira ngo mbereke uburyo benga ibitoki. Abana ntabwo abenshi ntibabizi yewe hari n'abana bakuze batazi iyo biva niyo bijya ariko rwose ngewe niyemeje kugira ngo njye mbereka uko bigenda. Murabona ko abasore bazi kwenga rwose bazi kwenga umva bafite imbaraga barabikora neza mu by'ukuri gusa nyine muranyihanganira namaze gusanga babitaruye babikuye mu rwina noneho rero nsanga abana bitonoye kubera yuko bazindutse cyane ngewe ntinda kuhagera ariko mu by'ukuri ibyo nafashe ngira ngo mbereke murabibona ko rwose nabyo ari ingenzi. Ni muri ubwo buryo rero navuze nti reka njye niyerekera abana bakiri batoya abana batazi iby'ikinyarwanda iby'iwacu rwose nuko niyemeza kubagirayo nta rungu muzangirana muzakomeza rwose mubona ibintu byiza by'iwacu. Murabona ko umutobe urimo kugenda rwose uvamo ureta babyita kureta kuri uyu mutobe uba utangiye kuza ni ibitoki biba bitangiye kureta. Ikinyarwanda abana ntibakizi ariko babyeyi banyarwanda kazi cyangwa se banyarwanda mujye mugerageza mwigisha abana mubabwire iby'iwacu uko byitwa uko bikorwa mubibereke. Niba mufite aho mubajyana kwa ba nyirakuru mu byaro nyamuneka mubajyane bamenye ngo se amasaka aturuka he se umutobe uturuka he ese ibishyimbo bihingwa gute ngaho imigozi y'ibijumba iterwa gute byose se mayugi akorwa gute urumva imyumbati bayitera bate bo babona bayirya ariko ntabwo bazi ukuntu ihingwa. Ibyo byose rero naravuze ndabyiyemeje kuzajya mbagirayo. Murabona ko ihene nazo rero zitacitswe zirimo kwirira ibishishwa byavuye muri bya bitoki. Ihene nazo zirimo zirashotora uwo mubyeyi nyirazo mu by'ukuri ziba zitetesha. Okay navuze rero ntireka mbereke aho ibitoki byavuye nubwo nasanze babikuyemo aho ngaho naho bita mu rwina. Murabona harimo byo bita amashara benshi babyita amashara abandi amashangara abandi birere bitewe n'akarere ukomokamo. Hariya mubonye niho havuye
ibitoki. Hanyuma uyu mubyeyi nawe rero arimo aragosora amasaka. Mwabana mwe rwose bo muri viziyo ibyo babyita kugosora. Kiriya arimo agosoreraho, abenshi bitewe n'akarere uturukamo hari ababyita urutaro, abandi bakabyita intara yo kugosoreraho. Mu by'ukuri rwose ngayo nguko umubyeyi yarimo aragosora ayo masaka y'umutuku akuramo imyanda kugira ngo agende ayakore ibyo ngiye kubereka mu kanya. Bidatinze rero nanone nasubiye inyuma hahandi aho benga, yewe nsanga umutobe rwose ibintu birakomeje, barimbanyije, ibintu biracitse, umutobe wabaye umutobe, ngira ngo murabibona ukuntu wabaye mwinshi, mwabibonye, dore ibintu ni uburyohe mwuka byaramwe, umutobe wabaye umutobe. Ariko ahangaha mu by'ukuri murabibona yuko ya mineke yatangiye gushiramo rwose, irimo kugenda ishiramo, bagenda bayenga benga, bava hirya bajya hino, ibyo babyita kwenga. Hanyuma bana muri viziyo reka mbabwire, ibyo byatsi barimo kwengesha babyita inshinge. Ni ubwatsi bwitwa inshinge, burahingwa. Yego, hanyuma rero bakagenda bakabukata, bakabutunganya, bakabwoza, bamara kubwoza bagakaraba amaboko neza cyane, bagatangira kwenga umutobe, bakenga ibitoki nako. Uko benga ibitoki, dore ngibyo byo bazenga ubutaha. Nahise rwose nyarukira mu gikoni ahantu bari barimo bagira ya masaka wa mubyeyi yagosoraga. Feri ya mbere twayazanye hano mu gikoni kuyakaranga. Kuyakaranga rero mushobora kwibaza muti se aya masaka n'uriya mutobe turabihuza gute, birahurira he? Mw'abantu mw'ibi bintu bifitanye isano. Aya masaka akamaro kayo rero namara gushya muraza kubona ibikurikiraho. Nuko turakomeje turakaranze dukoresheje ako gasuka, turakaranze amasaka aragenda ashya buhoro buhoro, ari nako ahumura. Uzi ukuntu aba ahumura, yo urumva. Nongera nanone ndavuga gasubira inyuma manze ndebe uko barimo kugira gute gukamura wa mutobe mu gihe amasaka ari ku ziko. Nongeye nyarukiye rwose aho barimo kwenga, nsanga barimo kugira gute, barimo gukamura wa mutobe bawukura muri bya byatsi ndetse no mu muvure. Icyo nibagiye kubabwira uko cyitwa umuvure. Icyo ngicyo barimo kwengeramo bacyita umuvure. Wa mutobe rero waje gukamurwa, ibyo byatsi babikuramo. Kuriya arimo kubikora gutyo ni ukwitandukanya, agenda bitandukanya. Mu kanya baraza gushyiramo amazi ni kugira ngo bafungure wa mutobe wagize gute, wavuye muri bya bitoki. Ni rero kuko ntabwo batara umutobe gusa, yego birashoboka ko wa mutobe wavuyemo bashobora kuwutara ukwawo ukazashya witwa umuhama, ariko abangaba biyemeje gushyiramo amazi, baraza gufungura, bizaba ari urwagwa rufunguye. Ubwo rero urwagwa, nshuti zanjye, nyuma rero nahise nirukanka ndagenda njya gusya kuri ya masaka yari amaze gushya. Maze rero birabanza biranyuzura, ngira ngo mwabibonye. Icyo ngicyo ndimo guseraho cyitwa urusyo, ako ngako mfite karimo gusya amasaka kitwa ingasire. Yes, ubwo abandi aho baturutse simbizi. Twebwe aho nakomotse navukiye hano muri Kigali, ariko kera hitwaga Kigali ngari, ubu ngubu ni akarere ka Kicukiro. Ibyo byose ndabizi. Papa yajyaga agira isambu, yabaga afite isambu. Ibyo byose nari mbizi nuko byitwa. Noneho rero gusya birabanza birangora koko, nkumva intoki ntizikwirwaho, nkumva zabaye ndende. Kariya kabuye ariko kitwa ingasire nkumva kananiye. Mw'abantu mwe, ntabwo byari byoroshye. Noneho ndagerageza ndavuga ariko ndasya tu ni wa masaka we, ndagusya rwose nitwa Zani nka Mama Zulu. Ndavuga ndayasya ku ngufu, ku bubi no ku bwiza. Aho ngo barimo banseka ngo byananiye. Maze aho kubona nakamiritse n'ifu rwose nayibonye. Wabibonye? Nuko
maze ndagerageza koko maze si ugusya mw'abantu ndasya cyane ifu nenda kuyigwiza nyine nuko maze rero shaho ndakomeza ndasya mwabibonye ibi byose babyita irana ingasire ngeze aho ndaruha mbwira mukecuru ni mukecuru ntishwi maze rero mbona nasuye urabona ko ari umuhanga rwose nshuti zanjye rero mwakurikiye Mama Zulu nahangaha dusoreje ngira ngo mbabwire ngo ibingibi ayo masaka aho twashyize mu mutobe ni muri video y'ubutaha ukuntu urwagwa rukorwa ukuntu ayo masaka twayavanze n'umutobe byose ukuntu byagiye bikurikirana uko urwagwa ruzaba rwahiye tuzabikurikirana muri video y'ubutaha ngira ngo ngushimire wowe ukurikiye video nkwibutsa ngo kora subscribe like comment ndetse aka video ugahereze n'ishuti zawe hanyuma rero dukomeze twibanire noneho muri comment mumanuke hasi mwandike muri comment mumbwire ikindi kintu mushaka naho nzahabagerere bye bye Mama Zulu bakunda bye.